ni ukuvuga ngo wabonye 200 abayatombo hari abamamyi ro baza bakaguha n'iry'itanu n'ijana. Ngo kuba umurenge wa Gacaca ugira amasite menshi ahingwaho ibigori bikanakunda bikera neza, ngo iyo bigeze mu gihe cy'isarura abahinzi usanga bagorwa no kugurirwa ku giciro bifuza, ari naho bahera bifuza ko ibigori bari gutera muri iki gihembwe cy'ihinga cya 2025 bifuza ko bashakirwa amasoko hakiri kare kugira ngo batazagurirwa ku giciro gito igihe bazaba babyejeje. Babijana tukahabura tubura nabo kubigurisha, biba ngombwa ko bitubera bipfabusa. Niko twasaba nk'ubuyobozi wenda bwo hejuru bwatuvuganira bakadushakira nk'amasoko aho twajya dushira uwo musaruro wacu, kuko uziyongera kurusha n'ubwo twabonaga. Inaha muri Gacaca no hambere tweze ibigori byinshi, ariko imbogamizi tugira turahinga tukavunika tugashoramo n'amafaranga, none twaje no gucuruza ugasanga ikiro kiguza amafaranga 200, ugasanga umuhinzi arahombye yegararya, ariko mu rwego kwiteza imbere bw'ubukungu bw'amafaranga ugasanga rwose nta n'amafaranga tubonye ngo umuntu nibura ajana umwana ku ishuri hejuru y'ibyo twahinze byabuze amafaranga make. Turifuza ko leta yadukorera ubuvugizi kabone ngo ikigori cacu ni ikigori ciza kivamo akawunga karyoshye. Leta yadukora ubuvugizi rwose, dufite abanyeshuri, dufite ibigo byinshi bigikeneye. Dusabye leta yajishiramo amafaranga ikatugura tudahenzwe, noneho wenda yifite ubushobozi bwo kubijana ahandi kabijana ahandi, ariko natwe umuhinzi ntavirema amafaranga 200 ni make cyane. Umuntu agomba kuhinga ibigori agashaka yabigurisha kahabura, ariko mu gihe hahari umuntu nawe akabasha kugira icyo yabonamo. Ku bijyanye n'izi mpungenge z'aba bahinzi, Nsengimana Claudie umuyobozi w'akarere ka Musanze ashimangira ko ubw'iki kibazo bakimenye hakiri kare aba bahinzi bazajya kweza amasoko yarabonetse, dore ko nahari. Gusa uyu muyobozi agasaba n'aba bahinzi kwita ku musaruro wabo kugira ngo uzabe umeze neza. Ku bijyanye rero noneho no kuba baragize umusaruro ntibabashe kugurisha uko babyifuza, icya kintu twakomojeho mbere na mbere turabakangurira gutunganya umusaruro wabo neza. Mu gihe tuzaba tugize amahirwe tukabona umusaruro ukwiriye, ni byiza ko tumenya kuwubungabunga, kuwufata neza, ubanza kwanikwa ukuma. Ibigori burya ni bisaba kwitabwaho. Noneho ikindi turafite inganda zitunganya kawunga, turafite ibigo by'amashuri, bisa twahoze tubigarukaho nabyo, abana bakeneye kurya. Ikiba cyabayeho ni ukuba abantu batabimenye kare ngo noneho cyangwa se n'umusaruro ukaba utitabungabunzwe neza ku buryo butuma uba wujuje ubuziranenge, ibyo byose bitunganywe. Sino ni ikibazo cyoroshye abantu tuzaganiraho, ahubwo icyo tubasaba ni ukutawugurisha bawukeje. Muri rusange abahinzi bakunze kugaragaza iki kibazo muri uyu murenge wa Gacaca n'abahinga ibigori mu gishanga cya Kiguhu kiri ku buso bwa hegitari zisaga 56. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.